Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Shehe rero noneho uyu munsi tukugezeho ariko mu by'ukuri ntabwo tuzi isomo uyu munsi uri butwigishe, tubonye ufite akabido ariko ntabwo tuzi icyo waduteguriye uyu munsi, bimeze biti? Naam, alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wa ridwana illa Allahu zalimin. Thumma wassalatu wassalamu nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi wa man sana bisnahi illa yamdin. Allah subhanahu wa ta'ala amahoro n'imigisha by'Imana n'ibisakare kwasozereje inwa n'abahanuzi nta wundi ni nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama abiwe abasangiranye ndube abamanye bazamukurikira dusaba ko Allah subhanahu wa ta'ala dushyira muri abo ngabo. Allahumma amin. Uyu munsi ukora video nyinshi wazanye n'akabido. Nibyo koko nazanye akabido nkuko idini w'Islamu ivuga ko idini ari isuku. Munsi rero nagira ngo tuze kuganira ku isuku abayisilamu bakora iyo bagiye gusenga. Isuku abayisilamu bakora iyo bagiye gusenga ni iki? Babyita gutawaza. Ariko gutawaza tubisanga mu buryo butatu. Hari tubusanga muri Quran, tukabusanga muri hadith mu mvugo zavuzwe n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukabisanga no mu mvugo z'abamenyi. Aha rero ngiye kukwereka waba uri umuyisilamu cyangwa utari umuyisilamu, ndagira ngo hano mbikwereke uburyo batawaza. Gutawaza ni iki rero? Gutawaza ni ugukaraba ibice byabugenewe ugamije kujya kugira gute? Kujya gusara. Niyo mpamvu rero gutawaza, kandi tubuje ko ibyiza byo gutawaza Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaratubwiye ngo iyo utawaje ibice byabugenewe, ibice warereshe, ibice wakoresheje, ibyaha wakoresheje bya bice, urugero n'amaso, n'amatwi, ni mu buranga, n'amaboko, n'amaguru, ibyo byaha byose bitoya bigiye bitandukanye bimanukana n'iki? N'amazi. Urumva ko rero ntabwo wajya gusenga, ntabwo wajya gusari icyo gihe utagize gute? Icyo gihe utabanje gukora isuku. Rero umusilamu agiye kubanza gutawaza, icyambere abanza kugira niya, abanza kugira umugambi. Cyo ni icyambere. Icya kabiri agakurikizaho ijambo bita bismillah. Niyo mpamvu ngiye kubereka icyambere. Ubu rero niya yo nayigize byarangiye. Ikindi ngiye gukurikizaho, ngiye gukaraba bya bice byabugenewe, kugira ngo umuneke uri umuyisilamu cyangwa ntabwo uri umuyisilamu, ariko ni byiza gukora isuku ugiye hehe? Ugiye gusara. Niba ufite amazi meza rero ari mu kabido keza cyane, warangiza ugakaraba. Tugiye gutawaza mu buryo bwa sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwagerera murandeba neza, murambona. Ubanza ugakaraba mu biganza inshuro eshatu. Iyi ni inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu. Mwabibonye uburyo bwa kabiri. Iyo urangije uhita ushyira mu kanwa, ujuguta ucira inshuro eshatu. Ubwo ni inshuro ya mbere, ujuguta ucira inshuro ya kabiri, ujuguta ucira inshuro ya gatatu. Warangiza ugafata amazi ugashyira mu mazuru, ariko ugashoreza kugera ukayagarura inshuro zingahe? Inshuro eshatu. Iyo urangije ushyira mu buranga, murabibona, inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu. Iyo uvuye mu buranga rero nta kintu ukora, uhita ushyira ku kuboko kw'iburyo. Ukuboko kw'iburyo urakaraba ukuboko kw'iburyo inshuro eshatu. Ubwo ni inshuro ya mbere, ugeze ruguru y'inkokora, inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu. Ntabwo birangira aha ngaha, urongera ukajya mu kuboko kw'ibumoso, inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu. Muranyitegereza. Iyo usoje ibyo bice byose, uhanagura mu mutwe inshuro imwe ujyana n'amatwi. Nagira ngo ubyitegereze hano. Utosa mu biganza, ugahanagura mu mutwe inshuro imwe, ugakora mu matwi, warangiza ugahanagura no hejuru y'iki? Y'amatwi. Ushobora kuba uri kumbona gutya, ariko reka mbikwereke kimeze gutya. Uratosa mu biganza byawe, warangiza wasoza rero uhita ujya ku kirenge cy'iburyo. Urabibona cy'iburyo, ugakaraba naho inshuro eshatu, ariko ugeza gutumba nkori inshuro eshatu. Warangiza ukajya no ku kirenge
cy'ibumoso inshuro eshatu inshuro zingahe? Eshatu. Wasoza rero ukahita ugenda ukajya kugira gute, ukajya gusara. Iduwa rero yo gusoza gutawaza inshallah taala tuzayibabwira mu yindi video itaha. Tabasaba ko mukora subscribe. Rahmatullahi wa barakatuh.